ndabasuje cyane mbifurije umugoroba mwiza rwose kuri mwe mwese mutwumva mu masaha y'umugoroba igitondo cyiza kuri mwe mutwumva amasaha mu gitondo biraza guterwa no mutwumva muherereye nuko ingengabe yaho ihagaze muri rusange turi ku mugoroba wo ku munsi wo kwa gatanu turi tariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2024 tugarutse muri studio tugarutse ikitaraganya kugira ngo tubagezo amakuru agezweho navaho rwose ko ari amakuru ari update y'ibikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni mu ntambara ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cy'Leta Kongo FARDC. Reka dushimire cyane mwebwe mwese mukomeje kubana natwe by'umwarika abantu mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera muzajye mubona notification n'iby'agaciro. Rero turabashimiye cyane ariko nawe rwose utwumva ndetse ukabukunda n'ibiganiro byacu ukabutarabikora bikore nonaha kugira ngo tuzajye nawe rwose twibanira mu makuru agezweho. Amakuru yacu muri uyu mugoroba turaza kubatambagiza mu bice bigiye bitandukanye turabageza muri axe Kanyabayonga tubinjize muri umujyi wa Goma tubabwire abasadeke bashyize rwose bakunze Jeune Official ndababwiza ukuri abasadeke bashyize ndaje mbabwira ibintu uko bihagaze muraza kumirwa muri rusange. Turaca muri axe ya Sake dusimbuke muri za Minova hose tubagezeyo muraza kumva ibintu by'ibitendo birimo birabera hari ahantu M23 basizoye rwose muri umugoroba bari kurwana ku muvuduko uri hejuru ese nihe bari kurwanira ese bageze he bimeze bite byose ni hano kuri Jeune Official niho mugiye kubona rwose amakuru yuzuye kandi yimbitse muri rusange. FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo nabo ubu tuvugana rwose ngo bari kuririmba insinzi ikomeye cyane ariko nanone bakaba barimo baraserebura insinzi nyaboneka bataratangira kurwana. Ese niki cyabateye ako kanyamuneza ese byagenze bite bakunze Jeune Official ntimujye kure byose fighter umuhungu wanyu mukunda nabibateguriye muri studio ndina sina makosa sindi n'amanyanga cyangwa se rwose umwita umuhungu wa Masisi umuhungu wa Nyamitabo sina makosa umugoroba mwiza kuri twese fighter muhungu rwose sindi n'amanyanga Nyamitabo ngo bimeze bitari kubundi Nyamitaba M23 hateye amatako ngo moto ozopera njanandi nivugira ngo moto ozopera ariko ni moto ozopera umuriro watse Karongi bakunze Jeune Official ibintu n'umuriro. Aya na makuru wakwifuriza umuntu wese ukurikira ibintu biri kubera kuri ubutaka bwa Kongo Masisi none gutera gateba keseya cyangwa se akicara ubundi rwose ukadatiza umwanya tukakuhera icyitwa idonido. Ndabasuje cyane abantu mwese murimo kutwumva rwose muvuye mu kazi mwiriwe mu kazi mukamutangiye weekend mumeze neza ariko birashoboka ko hari n'abantu bakora akazi k'ijoro. Burya abantu bakora akazi k'ijoro ndabizi mwewe weekend kuboneka bibari gake ubwo birumvikana hanini ubwo ndimo ndasuza abapolisi mutwumva muri ku muhanda rwose muri mu kazi urabizi mwe muhagaritse akazi nyine kapfa binyabiziga impanuka n'iki byabo niyo mpamvu mwe mukora igihe cyose keretse iyo bakubadirishije nyine turabasuje cyane abasirikare ingabo z'igihugu aho murimo muranyumva aho muri harya sayuti bakoresha akaryo ndayibatereye sha ugiye kugira gukora ibara ariko bayiterejeje kumva ndabakunda cyane kuba ndi kuvuga ndimo ndavuga ni rigogo ni ukubera mweshaka I love you so much ndi umunyarumoso niyo mpamvu uramba nacizwe sariyuti kubera ko ntambaye uniform hari ukuntu wagira barya ukabana ndabanye karega gatuza rwose I love you so much karega gatuza nk'intu bitashe kure kuba ndyama ngasinzira nkabyuka nkinanura ngatembera nkageza sange nkagaruka no kubera mwewe why not ntabakunda cyangwa se rwose ntabashimira cyane abaturage se barabasuza ubone kw'abasirikare batereye sariyuti abaturage buriye rwose y'ubwiye uti umeze ute ibyo ingofero nta n'uburi rwose ubwo wumve ngo tugarukanye morali idasanzwe n'amakuru menshi adasanzwe umeze mute amakuru yo ni menshi fighter ndabona rwose Masisi ibintu byakaze kubona abamakazi bamanutse byakaze
ira FDR agaho kawe n'umunyutsi ira FDR ngo ninjye wayihururije ibintu byose nta waruzi kwiriye ibintu byose Jeune official biba bimeze neza twimanukira sina amakosa ndagira ngo duhere muri uyu mujyi wa Goma turi minota dutangiriyeho nibura wenda ndabona ari saa 12 minota 47 wenda tubaze nk'iminota 2 cyangwa 3 tore ko twatangiye saa 12:45 ni ikiganiro tugiye gukora ariko ntituze kurenza isaha kugira tutarambirana ariko nkurikije amakuru dufite ndakurahiye ntago mwarambirwa bafite amakuru adasanzwe yayandi arikotsa ntana yanjye ndagira ngo duhera muri uyu mujyi wa Goma wewe rugamba ruri ahangaha ntago rworoshye nakana ariko ngo na president w'inkambi ya Gituku ari mu munzenze uretse garutse mu nshamake mbe ndetse ubanza uvuga inshamake reka dukomeze amakuru kuko ngiye namanukanye n'inkuru ya mbere ndi hano mu mujyi wa Goma ngira ngo abadukurikiye turimo turavuga turimo turatanga amakuru ya mu gitondo nibwo twababwiye tuti nibwo tugisoza ikiganiro nibwo nagarutse mu kumirongo nkoranyambaga za Jeune Official ndababwira nti Sukoyi barazitwikuruye bite nuko hari atafite drone hari atafite drone nibwo nababwiye nti Sukoyi irahagurutse tena barayitwikuruye Sukoyi abantu benshi ibyo abantu bibajije nanjye nibyo nibajije ese Sukoyi kuba ihagurutse hari ahantu haba hari intambara igiye kurasa biranshanga ariko nyine kubera ko nanizeye ko n'ubundi mbafite drone navana ibintu biri bubuze kugenda neza ndaza kubimenya ndakomeza drone yanjye ikomeza kuba irya irunama ibahagarara hejuru ibyo bakoze byose babuja ibareba waruri mu bira imeze icya iterereye bagerageje no kuzana drone zango bareko zahangana niya Jeune Official irazinetraliza neza ziba nka virusi iri mu mubiri ariko yabonye icyo bita antidote cyangwa se urukingo zose zica bugufi babigerageje ibyo mbabwira rwose bakunze Jeune Official ni nkuru iririyo izi Sukoyi rero bakunze Jeune Official munyamana mbabwire ko ntago zagiye kurwana ntago zagiye kurasa iyi Sukoyi ntabwo agiye kurasa imwe bahishyize mu kibuga hagati indi yo nubundi buriya bigaragare ko uko ngiye mbibona birashoboka ko bagiye kurwana none bagatangira gukoresha Sukoyi ariko ntago bazazikoresha zombi kuko imwe usibye ko bayitwikure bakayikuraho igihema ntabwo bayitwikure batwikuruye imwe ndetse banayivana naho yari iri ku mpande bayijyana mu kibuga hagati hano mu kibuga cy'indege iyi Sukoyi ubu tuvugana abamekanisiye biriwe bayisuzuma buriya Sukoyi ntago igipfa kuzamuka batarayiha donc nk'ubu ibimaze igihe igize idakora urumva nk'ubu yari imaze iminsi idakora bamanje kwisuzuma humura rwose bakunze Jeune Official mwihangane byose ni amakuru mba ndimo ndashaka ni ukuvuga ngo iyo bavanye Sukoyi hari ahantu bakayizanira abamekanisiye barangiza noneho bakagira bate bakayishyira bakayireba bakayisuzuma reka tuve ngo bakayikorera checking icyo gihe muzamenye ko bura bari kwitegura kugira ute bari kwitegura kujya kwa bayikoresha ahantu runaka ni FARDC iri gutegura urugamba usibye muri iyi minsi twe mu munsi umwe cyangwa se ibiri gutyo tutaheruka gukora ariko twarabibaganije turababwira tuti FARDC bateguye urugamba rukomeye cyane murabyibuka ko bihaye igihe kingana n'amezi 3 cyangwa se iminsi 100 irengaho gake cyane kugira ngo babe barangije urugamba cyangwa se ngo abaturage bamaze kubona ko bamaze gutsinda M23 ibyo ntago ndibuze kubigarukaho rero bari gukora cyane ibishoboka kugira ngo bareko batsinda M23 ariko se bundi yabafatanye biriya bice bari hehe nuvuga ngo iyi Sukoyi yiriwe irimo irasuzumwa bivuze ngo ejo cyangwa ejo bundi ushobora kumva kabaye ushobora kumva batangiye kurwana bayizamuye mu kirere mu bice bigiye bitandukanye iyi Sukoyi yiriwe irimo irakorerwa inturutse cyangwa se abatekinisiye
abatekinisiye biriyo barimo barayireba, bivuze ngo iyo igiye kuzamurwa rero babanza kuyihago ahead bakayemera ko igomba gutangira akazi. Ntabwo ubundi kirazira guhita bafata suko ngo bagiye kuyijyana kuri tere hatabanje kuza abatekinisiye ngo barebe niba koko ifite ubuziranenge cyangwa se ifite ubudahangarwa bwo kuba yajya mu kirere ikaguruka ikajya ku rugamba. Uyu munsi rero nibyo iyi suko yiriwe irimo irakorerwa. Njye ariko bakimara kwitwikura drone ikibinyereka numvaga ko uko byaba kose igiye kurasa Bwana Sinamakosa. Ariko ntago byaje gukunda. Yakorewe amasuku. Amakuru ndayafite. Igihe rero drone ni nk'amasuku. None se si nko kusentrotsiye. Ni checking ariko byose ni nk'amasuku. Barayihanagura bakamena amavuta n'iki byose, moteri bakaraka imeze neza nuko. Abatekinisiye akavuga ati noneho yemere kuguruka. Kabwe kabagahuye n'umunyutsi. Tare za Sarambugu urumva ko mu byo mugiye gutangira guhangana nabyo, ahanini amahirwe menshi birashoboka kuba na suko igiye kuba irimo. Hanyuma rero ubwo drone zanjye cyangwa se drone yanjye checkingaga yarebaga aha hantu, ntabwo yaje kurunguruka ngo ibone ibi gusa. Ni ibicyabonye mu 23 uzi ko yakoze ibitendo kamiri. Mu 23 yakoze ibintu, yakoze icyo cya kindi tujya twita amabara. Yakoze amabara yo ku rwego rwo hejuru. M23 akoze ibara. Yakoze amabara yo ku rwego rwo hejuru Sinamako. Irikorera bandese. Sadek. Heheze. Ndagira ngo mbabwire ko ubwo drone yanjye yarungurukaga yabonye imirambo itari mike mu kibuga cy'indege se. Hara ku kibuga cy'indege. Barashwe mu mutwe, abarashwe mu jisho Sinamako. Buriya rero ibintu by'imirambo. Muze twirwaga tubiririmba bakabatese imirambo ibaye kuba bitagira ute bitagira ute. Buriya iyi ntambara. Bavuze barabanyabushoka ibintu bakoze hara muri Sake. Sha. Ndababwiza ukuri imiryango iri mu bibazo bikomeye cyane, bari kurira. Ayo kwarika. Ibaze nk'umusirikare wavuye muri South Africa asize umuryango baba mushiri ikiziga. Buno umurambo wamushiriye. Ibaze nk'umutanzania wavuye muri Tanzania, umva nkubwiza ukuri bakunze Jeune Official. Dora Honda usibye bya bindi Sinamakosa ajya avuga ati ngo Tanzania ngijya kwataka ngo Idi Amin Dada mu gihugu cya Uganda. Ntabwo nzi intambara mu gihugu cya Tanzania. Usibye ibyo kugenda bishora mu bice bigiye bitandukanye ahantu kuva nabyiruka namenya ubwenge. Nanjye sindumva Tanzania iri mu ntambara. Bose babwije ukuri kwambaye ubusa. Ntabwo ndabona Tanzania mu gihugu cya Tanzania cyawe mu intambara. Bivuze ngo nibura n'umutekano ho kandi nawo nuko ntabwo njya numva ngo hari umuntu ngo wapfuye ngarashwe niki. Usibye ibyihebe by'urumogi byabaga hano hafi no ku mupaka w'u Rwanda za Rusumo. Ngo habagaye ibyihebe mu Kagera. Ngo habagaye ibyihebe byakorwa ngo byanakoreshaga intwaro by'abacuruzi b'urumogi abamafiya. Ako nabyo barabihabije. Iwaba ba Diamond Simba. Ntabwo nigeze numva y'ibintu bimeze nk'ina kuva naca kenge. Ntabwo ugeze umva y'intambara. Bivuze ngo umuntu wapfaga yabaga yishwe n'uburwayi, yishwe n'impanuka n'utundi tuntu nk'utwo ngutwo, ariko hatarimo kumva ngo yagiye ku rugamba aguyo. Amarozi ibintu nk'ibyo n'abasirikare baho baregeje. Sinamako ngahibaze noneho ugiye kugwa mu kindi gihugu uzize ubusa. Ibi biziga Samia Suluhu Hassan nubwo wenda atanikoresha, hari abantu baba bamujyamo, umbwira ukuntu agiye kumanuka bagiye kujya bamanura imirambo ahanga nawe aratangira kurebwa mu sura mbi. Ntabwo uyu mugabo muri cyo Kikwete urimo aramukoresha, ntabwo ari we bazareba nde Samia Suluhu Hassan, kuko umwanzuro niwe ufata umwanzuro wa nyuma agasinya. Nako se bura pombe magufa aragihari, buri mugabo yamuvugiragamo nawe yaramukoresha. Harya ni ariko ubundi ubanza mwitiranye si umugani si kigufu si Magufuli. Magufuli yitabye Imana, uramugura bari musinga. Harya Kikwete we nuwahe? Kikwete nawe nuwaho, ariko niwe yabanje ku president we mbese yanse president wabo. Uyu Kikwete rero niwe mubi. Uyu Kikwete niwe anse wabo wahariye. Urumva? Ubwo rero ariko nge simpamya yuko Magufuli aragihari, uyu Kikwete yamuvugiramo. Buryo umugabo nta numugabo. Impamvu ibi bintu ndimo ndabivuga, drone yanjye ubwo yarungurukaga hano ku kibuga cy'indege, my friend, hari hakubera ikintu cyitwa imirambo.
barimo barapakira mu modoka. Ubwo nabonaga abakozi bakora hano muri iki kibuga cy'indege, drone yanjye ibyo yanyeretse nabonye babigije nko hirya muri ya mabuye. Ariko ikigaragara cyo iyi mirambo bashyiraga hano muri iyi ndege, my friend, yari y'abayobozi, yari y'abasirikare bo mu mapeti yo hejuru, kuko ubu akarasisi kakorwaga hanze ndi bwambare filme ndabona amaso amatara atangiye kunyica, nta filme ziri hafi ntazibonye, kashiremo izi ngizi nyinshi, mwihangane mba mfite filme nyinshi kandi bizo biri bukunde, uzo nigiye kuyambariraho reka rero zo biri bukunde kugira ngo bijyane. Nashaka kuvuga amakuru rwose nta rumuri rw'amaso, ntihonongora amaso ntakoramo, kuko nta kikubangamiye, nta kintu na kimwe kimbangamiye. Aha ndabona rwose urumuri, amaso yanjye arimo aragerageza kwirinda. Ni ukuvuga ngo sina amakosa nkurikije akarasisi kaberaga aha hantu. Faridesi intambara iri hariya, ikigaragara cyo ni abayobozi baguye hariya hantu, nibo bajyanywe ntago barajyana. Imirambo yapakirwaga ni y'abayobozi, kandi twarababwiye tutaha abayobozi baguye cyangwa se bapfiriye, abatoya babahagwe ni benshi cyane ntibwabara. ntago nigeze mfata amajwi ngo numve ngo baguye hehe, ariko amakuru menshi, ibimenyetso n'iki byose birimo biragaragaza ko ari abashobora kuba baraguye hano muri Sake. Umva sina amakosa, kameramani nyabuneka ube update, tagira akantu na kamwe kagucika. Kuko imiriro tugiye kumanura, amakuru dufite kuri uyu mugoroba, amakuru abantu muvuye mu kazi murimo murinjira muri weekend mugiye kwinjiramo araryoshye cyane, ni imiriro. Ubu tuvuga rero sina amakosa. Faridesi ni abanyabwenge bamaze kumenya, ntabwo wananirwa urugamba ngo ubure ngo no kumenya ubwenge bw'ukuntu ugomba kururwana. Nyuma yo kubona bari gupakira iyi mibiri cyangwa se iyi mirambo y'aba basirikare bakuru, bahise bavuzana suko ibatereka twe turayitorogonyora, baboneka ari igikoresho kigiye kugira gute kubafasha. Hari umuvandimwe wanjye nabonye ari kuvuga ati babakinze ibikarito mu maso, n'ubusesenguzi bwe n'umunyamakuru mugenzi wanjye ngo Sadeke ngo bayibwiye ngo nimutarwana namwe turabakimbiza. Uzi ibintu yababwiye, yababwiye ariko ibintu byose turi kubikurikirana uko dushobojwe. Sinzi n'impamvu bashaka kuguma hano muri Kongo, ubanza nyaboneka hano hari ikintu baharya, kuko ngo babategetse ngo bategetse South Africa kugira ngo mve ko ibintu bikomeye. Bategetse South Africa ngo ko yajya ibahera imbunda kuri make, kuko n'ubundi bamaze kwa nk'abakiriya nabo bari mu kiraka hariya, kuko Sadeke hano ba South Africa iri ni nk'ibanga bifitiye. Urangiye maze kubona nare babwiye ni iyi mwitondere iyi ntambara iri kubera aha, ibihugu bimwe bigirimo ariko biri no gukora ubucuruzi. South Africa ifite inganda zikore intwaro, ariyo mpamvu niyo igurisha intwaro hano mu gihugu cya Kongo. None ariko basanga ngo yava mu ntambara ite ngo bajyaze bahera make. Gisekedi rero n'abiwe bavuga bati izi mbona mujye muziduhera make, ibikoresho mujye mubiduhera make. Nikoreshereje iryo jambo, ibikoresho muzajye mubiduhera make, cyangwa bajye bayamuhereza muri make make. Abandi bati se none ubundi uratubaza ko mubona ntako tuba tutanagize tutabafashije, ati rero namwanze kubiduhera make, ati turabakimbiza n'abasirikare banyu bagende. N'ubu ngubu ngo ibintu byakomeye. Ubwo rero imirambo ngo yatangiye gutundwa, yagiye muri South Africa. Ariko nta bantu nyaboneka mutwumva muri South Africa ngo mutubwire ibiziga birimo birapakurwa aho ngaho. Gusa barundi bo ntago bari kugenda. Kanyuka atangaje biki se namako, Kanyuka atangaje biki, bushizeho inkuru buvuga tugiye kwinjira muri za Nyamitabo aho urugamba rurimo ruranihira manze. Tuki hano muri Goma rero kugira ngo ama operation tuyinjiremo neza, nuko uwari president w'inkambi ya Gituku ubu ngubu ari mu munzenze. Ubwo nimvuga inkambi y'Igituku abayirimo murabazi, Fredo ntabwo bazi. Buri inkambi ya Gituku itandukanye n'izindi nkambi zose. Buri inkambi ya Gituku niyo bashyizemo abatutsi bose bahungiye muri cyane, kugira ngo niyo nkuru tuyijyane mu manze nsobanurira abantu, kuko wenda ndabibashira mu Kinyarwanda kugira ngo babashe kubyumva. Ibyo Lawrence Kanyuka asohoye none hakoresheje urukuta rwe rwa X, aravuze ati
AFC agapuye cyangwa se akarongo kamanuye M23 iramagana byimazeyo ubwicanyi buri gukorwa n'umutwe wa ADF by'umwihariko ubwo iherutse gukorera ahantu bita za Rubero teritwari ya Rubero ngo bakaba rero barahitanye abantu barenga 45 muri abo bantu 45 bapfuye harimo abagore abagabo n'abana arakomeza avuga ati ubushobozi buke bw'ubutegetsi bwa Kinshasa ni inkomoko y'ibyago by'abaturage b'abanyekongo. Oni Lawrence Kanyuka aka kantu ko ntago twakavugaho kangaka kawa yaboneka amakuru muri weekend twinjiranye n'imiriro n'impinduka kangaka ibya nuvuga ngo ibintu byose tubisiga inyuma ibyawe twigarukire mu makuru. Nukuvuga ngo dukurikije ibi bintu uyu mugabo cyangwa se Kanyuka atangaje bakunze Jeune Official arangije hano hasa ise yandika ngo ubushobozi buke bw'Kinshasa niyo nkomoko y'ibirikwa ku bakongomani senamako iyi M23 uyu mutwe bavuze ngo n'abateroriste ngo nabaki my friend mwari umutwe w'iterabwoba wari wumva hari umuturage wishe iyi ADF irimo irica abantu ndetse niyo bita Kodeko byirwa byica abantu uko bwije nuko bukeye wari wumva hari igitero bateguye ngo bategure babyambarire nkuko bambara iyo bagiye ku rugamba na M23 wari wumva hari ibyo bateguye nibura bakavuga bati iyi ADF tugiye gutumiza aba miliseneri tugiye gutumiza iki tujye kwataka iyi ADF ariko fighter ikintu gituma iyi M23 wakubaza ngo mbese kuki M23 ko tubara hafi imitwe irenga 400 sibyo iri muri iyi demokrasi ya Kongo ko harimo imitwe irenga 400 kuki bahiga umutwe umwe muri yabakunze Jeune Official cyo nyine yita kikwereka imbaraga M23 ifite n'intego zayo niba hari umutwe witwaje intwaro wirirwa wica abantu FRDC kabita uvugaho itawutekerezaho nta niki wigaho urumva ikabiri gukurikirana umutwe witwaje intwaro ariko ufite icyo urwanira biragaragaza ko M23 aricyo cyama urumva gishobora kuba gifite intego cyangwa se intombero zumvikana kandi zifatika. Bakunzi ba Jeune Official by'umwihariko fighter ndetse na Sina Makosa munyemere mbabwira ikintu kimwe buri wese abavuga ibyo ashaka donc kuri intambara kubera hari ahantu buri wese avuga ibyo ashaka. Uyu munsi uzavuga ngo fighter ngo hari abajya bandika comment ngo ndikogeza intambara cyangwa ngubogamiye kuri 23 my friend ariko bura mujya cyangwa ngo dukorerayo 23 mujya mutekereza ko aba bantu nk'ungo aba bantu 40 bapfuye ntago bigeze bajya mu rugamba mwese dukoma amashyi n'abaturage bafite imiryango ibaze nk'umwana ubu birashoboka ko aho hantu hari umwana usigaye ari imfubyi nose ibintu dukoma amashyi ngo kudeshapo kuri FARDC ubwo subwo nk'iyo abaturage bagiye kumva ngo bari kwirwa ari guhiga M23 yirirwa mu byukuri yirirwa ibwira abaturage iti mutaye nta kibazo irimo irarinda umutekano ibijura n'iki byose iri gukura mu nzira ikumva ahubwo ngo niyo ngo muri mu rugamba abakongomani ku bakongomani mwakice mukigana mugashaka igisubizo cy'iki byose hari n'impamvu mba namba marinette hari n'impamvu hari n'abantu baje bati wenda na amatara gusa wenda nayagize urwitwazo ariko hari inkuru ndeba ubwo kugira ngo utarira bakayibona nukupe ndababwiza ukuri mujye murekana yambarira marinette oya kugira ngo utarira bakabibona se namako buriya wenda abasirikare byakumvikana kari ku rugamba batozwa sinzi imyitozo bahabwa ubanza harimo no kugaba na emotion wenda hari igihe babwira ati mugomba kuzishyira ku ruhande ariko ibaza abantu 45 b'abaturage bishwe bazize ubusa
FRDC mukiceceke ahubwo mukibwa jewe umusirikare iyi musirikare yaguye ku rugamba nubwo wenda nabyo ntago wanavuga ngo nishimwe ariko nibura aba yagiye ku rugamba nuvuga ngo birashoboka yuko yarwana urugamba akaraswa cyangwa agataha ari muzima birashoboka ariko se ibaze nk'umuturage burangiye njya mbabazwa cyane na FDLR hari ukuntu umuturage sina amakosa aba ahagurutse nk'uko nguko ibaza umubyeyi wawe arahagurutse mu gitondo agiye guca inshuro ngiye gushaka imibereho agiye guca inshuro ugategereza ko ari butahe hariya muri Kongo ugaheba yaguye mu maboko ya FDLR undi bikoreje ibidomoro by'amazi bagaheruka agenda ubwo ariko nibura ibi bintu abantu bajya babitekereza nyaboneka mwajye basi mwarwanya ubwa ibintu rero bitwaza usanga ari n'ibintu bidafatika ngowe ngo uraduyi ngo uvana amakuru hano ngo ukayajyana hariya nyaboneka ko ibyo bintu ari iby'ubutekereza ko nta kiziri tuba bifitiye wajya ubyihorera ukivuga kuri ADF naro yisha abantu ngo nuwo bita Jean Pierre Bemba nuwo bita Fayulu navuze ngo Uganda ngiri gufasha 23 ibyo barabimenye byo ntano ibyo birinda wabivuga none zuri kumva ko ya operation yabo yo kujya guhiga ziranye shamba buri rakomeza shuja zirakomeza kandi batangiye kuvuga ngo nabari gukorana ngo nayo 23 ngo n'abayobozi bayo 23 bari kujyayo ngo bakabahereza icyo bita imyitozo ya gisirikare na Uganda n'amako no bita Fayulu ntango yahagurutse dukomeze nivugira kuri uyu mama wo muri Goma uyu presidente w'iyi nkambi ya Gituku uri mu munzenze ariko kare byo mvuga sinamako ubu nk'uyu mudamu bavuga ngo yacumbikiraga M23 ngo yirirwa iri gukora ubutasi hano mu mujyi wa Goma abaye ari impunzi iyi nkambi nawe ubwe ntiyishoboye iyi nkambi kugira ngo byumve fayita ni inkambi y'abatutsi baba hano muri Goma bagiye kubatuza bonyine ibyo ndabizi iyo nkuru nigeze nyitangaza kenshi cyane ndetse ngo hari n'abapolisi babarinda ariko babarwa ku ntoki babarinda ngo babashizeho ngo bakubarinda niba babarinda rero ngo babarindire umutekano niba ari ukubarinda ngo batagira ahantu binyeganyiriza simbizi ni ukubashyira mu binika kugira ngo batabona ubwinyagamburo urumva noza kujya kubarinda n'izindi muheba bafitiye ubwo se bari kwicirwa muri Goma nimba bari kubarinda kucyo batari kurinda n'abangaba bari kwicwa Gwese ni gute wambira ngo urukundinda hanyuma ejo ukajya kumfunga nose ni buri kundinda hanyuma ujya kumfunga ukunzize kandi uri kuncunga uyu mumama rero ngo bamujyanye mu munzenze ngo yacumbikiraga ngo abatasi ba M23 ngo barimo kuneka no mu mujyi wa Goma ariko se fayita bamubonye fayita usibye ubujiji ni gute ntasi ya M23 ibura kujya kurara muri hoteli ikajya kurara mu bivera hari bazi ngo nta mafaranga baba bafite ubwo se ntabwo ari kumva bari guhereza impunzi ziri butaha ibi ntaho bitandukana na handi basige barafata umuturage umumama ubona ari wa wundi nyakuja wibereye yonge rwose utafite tazi niyo bijya niyo biba bakamucigatiza imbunda bakamuhereza imbunda n'amasharije arya n'amasharije cyane magazine ariko na sharije byose ni bimwe uyu mumama rero ngo yaramaze iminsi ari gukurikiranwa kurya imbunda zabaye nyinshi rwose ntibajya babura izo bikoreza abantu uruva fayita ikorere fayita uyu mumama ngo yaramaze iminsi afashwe ariko ngo yaragikurikiranwa none ngo banzuye yuko agomba kujya mu munzenze prison centrale prison nkuru y'intara ya Kivu prison nkuru y'intara ya Kivu amajyaruguru iyi ni prison centrale mwamaze kumushyira ejo uzumva ngo bamujyanye Kinshasa kumujyana Kinshasa none ugira ngo iyo wamaze kujya muri prison centrale prison nkuru urumva fayita kugira ngo uvemo biragora kugira ngo uvemo nubwo waba nta na dossier ufite uzifata ko aba nige bagutayemo ukabambara n'imyaka 2 utaraburana amba ngayo ngoko urumva manze nicagengere rwose uyu mumama rero nyuma yuko bamujyanye muno ngo n'abasore bari hano muri Gituku batangiye kuyivamo kuko bari gwate nimba bageze igihe barajya bafata ba mama abasore bo barajyahe ntibibazo abasore barajyahe fayita buri bintu rero cyo tubivuga ahubwo asanga abantu bari kubyumva ukundi bakabifata uko bishaki ariko iki kintu aba ari ikintu kiremereye none abantu bari hano muri inkambi ni ryari barabona ko bafite umutekano nimba warusa naho abahagarariye afunzwe ababo baragira umutekano wuhe
si ikibazo manze nshireho ndabona si ikibazo ngende rero nkabona yuko iyi M23 iracyafite akazi M23 baracyafite akazi gakomeye baracyafite akazi pe kandi bagomba kugakora uzi koko muri iyi goma babategereje nk'abategereje Mesiya sinamako reka tuve mu busesenguzi twinjire hari ahantu kuko dufite igihe gito muri operation ya hara hepfo nyinjiremo rwose mbabarira twinjire muri za Nyamitabo twigire mu kintu cyitwa za Nyamugigima iyo operation fighter rero kamanze nabwira abakunzi bacu iyo operation ndagira ngo icyo bita idonido urabize padiri ari gusoma evanjiri urumva abakristo bose baba bacecetse urumva igihe ucentroducinga rero reka manze nitabe iyi mbone gake ndaje ubundi nze mfatira murabizi amakuru ngiye kwahereza y'Inyamitabo operation uburyo yateguwe abagiyeyo inzira banyuzemo aho bageze n'iyi saha ruracyashigitse icyo mbasabye gusa ni ukwicara mukumva operation uburyo yateguwe ukuntu abazarenda aho bageze aho baryamye aho bihishe byose ndabibazaniye mu masaha ya saa 5 none twari tumaze kwatangariza yuko M23 yamanutse za Karongi nyuma yuko baturutse za Kagusa bakamanuka za Karongi baciye za Rurumbu ubu ngubu tuvugana bari muri Nkuba M23 iri muri Nkuba amazu arenga 2 y'abaturage yamaze gushya abasirikare ba FDLR 2 barashwe defense imwe yabo iri hano muri Nkuba yamaze gutwikwa iyi ni linye yaciye ahangaha muri za iturutse hano za Kagusa fighter yavuze atese nta kuntu abangaba bari muri Nyamitabo badoginga bakazamuka hano za Mashango bagafata hejuru muri Ruhuha bakarasa M23 bayiturutse inyuma wagira ngo nabo bari kutwumva fighter hari hakiri mu masaha mu gitondo mu kiganiro cyaka hari hakiri mu masaha mu gitondo M23 rero nyuma yuko bari bagiye za Karongi hari abandi baturutse Kirorerwa urabyumva fighter abandi baturuka Burungu no Kusinga hari muri Bwerampenzi ariko ikintu birinze kunyura mu satire Nyamitabo urabyumva fighter abaturutse Kirorerwa bambutse Rukara bamaze gufata Rukara bahita bamanuka umusozi wa Mutanda bahita bamanukira bita Kanoro urabyumva Kanoro abaturutse Kusinga umva fighter ntago bamanutse Nyamitabo bamanutse Rugaragara urumva ngo bafate Nyamitabo no badoginze urumva bafata bita Gatugunda bamanuka no bita Bwibereko urumva bamanuka no bita Gasasa abandi bamanuka Kiringo Gasasa aho hose urumva iyi Nyamitaba aho bita Nyamitaba centre iyo bita Kanoro iyo bita Nyakariba iyo bita Gishebe Kanzenze uyu ngo no muhanda bari basigaje wonyine wo kugira ngo bazarendo bari muri centre ya Nyamitaba banyuremo bawunyuzemo birukanka nkazimagura sarwa aho banyuze mu muhanda bamanutse muri Muhongozi bari koga gahoda bamanukanye Muhongozi bagiye ku mitumba bari kogera ku mitumba areka nawe kabye barabakuyemo uniform n'abaturage ikibibunda bashaka kunagiye ngo harimo na FDLR fighter harimo na FDLR keretse we tuvuze nkana bita mu Kiringo nyuma yuko ngo izi wazarendo zimenye yuko M23 itaturutse imbere yabo ahubwo yagiye kubaturuka mu hejuru mu misozi bayisamanuka bajya hano mu Kanoro ahubwo ikibazo ndimo ndibaza ni M23 ntabwo nubwo numvishe ngo yabambukije Rushoga ntabwo ishobora kugaruka inyuma no bakaza bayikurika ikego muri kuri bya bintu byo dusanzwe tubazi aya masaha tuvugana zimaze kwasangahe ubu turi saa 1:20 wenda n'urugero uko ndabona ziburi 3 ngo zibe 20 cyariyo kandi aracya accelera iracyapushinga iracyasunika iracyariyo
aba rero nyuma y'uko babonye ko abari bari hano nyaboneka abakunzi bacu ntimuze kugera ntabahaye bya Kanyabayonga urumva fayita ntimugende ntimujye kure urumva nyuma y'uko bamanutse ngo bazi yuko bagiye kurasa abangaba baturutse mu kiringo urumva bageze hano mu Kanoro bashenga mu kiringo barasheringa barasaye masasi za mashini gani ubwo si FARDC sanakubwo abazarendo se basheringa baba bafite imbona zo gusheringa barazifite fayita abazarendo barazifite urumva bakaba bataragurisha iyo mari iremereye gutyo none se reka nze ngo baze fayita uyu ntwari babyira koroneri wa FARDC wa FARDC urumva ufashe uwo bita Yves uyu ne muzarendo no bita Tega ariko ntwari ne FARDC hakaba koroneri wa FDL bita Kamonyo ariyo Kamonyo sha urumva Kamonyo ni ariko buraka kazina ka Kamonyo negere disekere bw'abarubwe izira ngo Kamonyo aba yarishatse kandi wasanga ari akantu k'agasirino yahimbye ikimonyo burakibera hasi mu butaka urumva fayita kanita ikimonyo urumva hari uzitwa na nkongwa cyangwa se shokongwa uwo bita boze yibera mu bigori nangwa inunu uwo bita boze nawe yararimo boze nyuma nuko rero ngo basherinze hano mu kiringo rero 23 yamanutse ikanyatsi noneho iravuga ati niturasa mu Kanoro harimo abaturage ni mu baturage ahubwo reka tubihorere twebwe twa divasinge ngo no kuyaminiya bari yamina barakomeza bageze ngo munsi ikanyatsi ku muhanda ujya muheto ariko utarambuka muhongozi abazarendo bahise bayabangira ingata urumva bakimara kwabangira ingata bageze Nyakariba basanga babandi banyuze muri Mutanda mu musozi hejuru bamanuka naho bita kwa Masera babacuritse urufaya ndakubwiye ngo abazarendo ngo bacanganyikiwe uraho Nyakariba hari imigezi ibiri iri hagati ya paruwasi hari uwo bita Mitagato n'ubita Muhongozi bamwe bagiye bamanuka binaga muri Muhongozi abandi babirinduka inyuma bari hano ku kibuga cy'umupira ku mashuri ya segonderi bamwe bimanukaga inyuma bakinaga muri Mitagato abandi bakinaga muri Muhongozi bagahurira hepfo ku gikuyu cy'abapadiri aho imigezi ihuriye nyuma y'uko bamanutse hasi M23 irabakurikira uwo bita boze bamaze gutwika defense ye ahangaha muri Nkuba nawe yari yacanganyikiwe ari kumanuka ngari kwirukanka akabuno mpamaguru gahota bageze muno hasi ya Nyakariba ngo bavuye mu mazi urumva bavuye mu mazi donc bayamanukiyemo amazi bamanutse ariko bagera ku mitumba makuru ndi kuguha bose ubwo batazi koga bose niko babazi koga ubwo utazi koga uruzi rwa mutwara uzarenda utazi koga arase nuwe kandi amazi ntago ari menshi cyane kurya mutwara ngo hari ibintu nabona sanatori amazi umugani fayita ikintu cyababayeho noneho nyuma y'uko buburutse bari kuzamuka hari agasozi kari hano ku gikuyu cya padiri uzamuka igisheberi bazamutse bakigera no mu muhanda ngo bari gufata kuka kugira ngo bongere gusheringa Inyakariba hakurya ya M23 abaturutse muri Braza nabo abana bari bavuye hehe hejuru kwa badacoka igatovu nabo babacurika hayandi gahota umunsi ntambara urwabo rwamura rwari ryahurye nabo babacurika hayandi borongera bibira mu mazi ya hasi te n'abasubira mu mazi babatese turarasira mu mazi bambuka hakurya mu gikuyu cy'abapadiri kwambuka mu gikuyu cy'abapadiri bagira ngo M23 bya bindi byayigera Nyakariba ikisubirirayo basanga yakamejeje urumva babamanuye aho bita hano muri Kuru abantu bazi muri Kuru Kibirwa ya mbere ubu ngubu tuvugana ngo wabagejeje aho bita Imwumba Kanzenze bahabarengeje handisha amajyarigwa ari gusurisha ari gusoresha harya uwo barashe ninde barashe aramuzarendo berutse kurashisa no bita Eritiye sha Paul kabisa no barashe no shema we rwose aracyahari awe baramucurikanye yinaga mu ntuza mu bisheke hasi muri Muhongozi abantu bisheke ubu rero tuvugana confirmed bidasubirwaho 100% guhera Kanzenze uza muri Nyamitaba Rukara Nkuba Rubari ibice byose M23 iri kubikontorora neza cyane uwo bita Tega ni wari hano muri Nyamitaba no bita Yves ubu ngubu bari muri Muheto ariko M23
ntabwo irarekeraho iyo yavuze ngo urabyumva ngo none umupaka wabo ugiye kuba umugezi wa Rushoga bamwe ibibaretse hakurya ya Rushoga nabo babe hakuno ariko ngo itarabambutsa iyi Rushoga ntabwo baratuza ntabwo bararyama ntabwo ngo bya bindi nge nabajije etese buriya ntabwo ari bya bindi byabo urumva bajya bagerayo bakagaruka fayita barambye ngo iyo babaga barasubirayo ntabwo abazarendo babarenzaga inyakariba bageraga inyakariba bakongera kizamukira ariko ubu ngubu nyuma yuko bamenye ko harimo FDLR zira FDLR ngo ziri kuza muri ngo harimo ziri kuyazikoreramo utuntu tw'imyiteguro ngo bagiye kuzihabya ku buryo ki iyi Nyamitaba bagiye kuyikoreramo amasuku ni iminsi tuyiririmba tuvuga ngo muri kirorerwa abantu abaturage babaye benshi za Nyamitaba hari hasigayemo bake benshi barizamuye iki kirorerwa iki kintu M23 iravuze ngo reka tugikure mu nzira sinamako iyo kiri muri operation hari indi nkuru ingeze iremereye cyane uyu munsi ngo abagore b'abazarendo ngo bagiye gukorera imyigaragambyo ku biro bikuru bya Kivu y'Amajyaruguru none y'imyigaragambyo ngo bayikoze bambaye ubusa ngo hari igihe cy'isaha z'igitondo cyo kuri uyu wa gatanu uretse gato manze nshishemo aka kantu wa gatanu nibwo ku biro bya guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru mu rwego rwa gisirikare haje abagore ba wazarendo bakora imyigaragambyo bambaye ubusa bari bashaka ikizi anza wumve amakuru atugeraho arimo aratangwa n'abaturiye muri ibyo bice avuga ko aba bagore ko bakoreye imyigaragambyo imbere y'ibiro bya Major General Peter Kirimwami Nkuba bwaho ni ku guverinora bagera aba bakoze imyigaragambyo bari hagati ya 50 cyangwa se 30 urumva umuntu nawe yabireberaga nk'iyo ngiyo akiryamira akavuga atari ku fayita ati witonde uyu munsi ngufitiye inkuru aba bagore mu gukora iyi myigaragambyo baje bari bitwaje bashaka guha Major Peter Kirimwami Nkuba nawe akabushikiriza urukiko urukuru rwa gisirikare ruherereye i Goma rwafungiye abagabo babo aho bafunzwe bazira guhemuka no kugumura abaturage abagore babo ngo abagabo ngo bafunzwe bazira guhemuka no kugumura abaturage ngo ni babana nyine n'ubundi bari basanzwe bakora imyigaragambyo bakabafunga bavuga ngo ni ukugumura abaturage urumva hano barakubiza ngo igihe cy'imyigaragambyo yabaye igoma yo kwamagana ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO aba baturage kugira ngo wenda ndagenda nanabisobanura neza kugira ngo abantu babyumve aba bagabo babo bagore babyukiye mu myigaragambyo ngo bafunzwe bazira kugumura abaturage ngo mu myigaragambyo yabaye bari kwamagana plutôt ingabo z'abibumbye ubwo ni MONUSCO ubwo si cyagiye kuri tariki 30 z'ukwezi kwa 8 muri uriya mwaka nibwo nzi ko banarashe benshi abagore babo bagabo rero urumva ko bagiye kuborera mu munyururu niyo myigaragambyo aba bagore bakoze uyu munsi bambaye ubusa ubwo butuma bugira buti turashaka ko mutubohorera abagabo bacu abohore bararwanye uko bashoboye mutubohore abagabo bacu bararwanye uko bashoboye murabafungira iki ni mubafungure nonaha turabashaka abagore ukuntu bagiye babashaka abagore ngo bararwanye uko bashoboye ni mubafungure nonaha turabashaka ne bavuge bavuyeho
uzi ibikorwa by'ubugizi bwa nabi abagabo bakora none ngo babafungurire babaraba nk'uko byasobanuwe nuko aba bagore bakoze imyigaragambyo basanzwe ari abo mu idini risenga ibishushanyo nka data abakoze imyigaragambyo bari mu idini risanzwe risenga ibishushanyo iki idini ry'amayobera kari idini numvishe ngo igoma ngo bajya basenga ngo ni idini ry'amayobera ngo byanavuzwe kandi ko bakoze iyi myigaragambyo bambaye ubwo ntibambaye ubusa ndetse ngo bakoraga imyigaragambyo imbere y'ibiro bya guverineri ni mu gihe bakoraga ibyo gucunagura banacunaguraga fata akagafoto ndaje gateho mukabone banacunaguraga ntabwo ari gusa gucuragura banacunaguraga gucuragura ni ugucuragura se byose si kimwe gucunagura no gucuragura byose donc ni imihango ya gipfumu bakoraga kandi ngo basenga kandi umva basenga ibishushanyo ngo hari idini igoma ngo bajya gusenga bambaye ubusa babikoreraga ku biro bya Major General Peter Kirimwami Nkuba bambaye ubusa nka data dore amabere yanamye niba barimo barasenga iki ko mana yanjye biyambitse ubusa abagabo babo barafunzwe uzi kwambara ubusa niwo muti w'ikibazo ndanye ndabagaye abagabo babo bahoze muri Wazalendo bakaba barafunzwe kuwa tariki 9 z'ukwezi kwa 10 2023 purito mu ihangane mu mbabarire ndetse bafungwana n'umuyobozi w'iri dini ry'amayobera bisimwa bisimwa aracyari ugere nzi ko yapfuye kuko baramukubise amaso benda kuyavanamo uyu bisimwa nari nzi ko yapfuye ariko urumva ko ngo bamufunganye n'abantu pasteur wabo se bisimwa ni pasteur wabo w'abantu bigakomeza bavuga bati rero ni nyuma y'uko Goma muri icyo gihe hari hakozwe imyigaragambyo idasanzwe yari yo kwamagana ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO n'ingabo za EAC. Imyigaragambyo yabaye tariki 8 ariko urumva bo bafunzwe tariki 10 urumva bafunzwe tariki 9 z'ukwezi kwa 10. Urabashigikiye aba bagore bafite uburenganzira bwo kwambara ubusa none se uburenganzira siyo demokarasi ariko ngiye amafoto ndimo ndabona usibye kugutendegaza uruhande rumwe wenda kaza yambaye isutiye yonyine ntabwo ndimo ndabona bambaye ubusa buri nta bibuno byabo ndimo ndabona pe nge ndi umuyobozi nabafunga aba ukabunuza umva aho nashakaga muri iyo myigaragambyo yaguyemo abantu babarirwa mu 100 rirenga hari kuwa tariki 30 z'ukwezi kwa 8 nyuma y'urukiko rukuru rwa gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rwakatiye nyuma y'icyo gihe ngo urukiko rwa gisirikare rwakatiye abashinjwaga bose kugira uruhare mu kugumura abaturage kugumura abaturage no kubashuka ngo bakore imyigaragambyo. Abo bose barafunzwe icyo gihe sinamako yo si inkorose agore umunsi rwose bire kwa Peter Kirimwami bambaye yanamye ngayo nguko Peter Kirimwami sinzi ko yasohotse muri office uzi gusohoka ugasanga abo bagore barahongo barimo baracuragura. Ntago byari byoroshye mw'abantu mwe usibye ko buryo umuntu ari kumva amakuru aba yumva ibintu nyina ari ibintu bisanzwe ariko byari ibintu bikomeye. Ngiko rero uko uyu munsi byire komeza nayo operation yawe karagaciye musi n'amakosa ya operation nyikomeze nyuma y'uko rero M23 igeze Kanzenze urumva fighter nuko hari abarenga 14
bo mu bazarendo bamaze gufatwa matekwa. Urumva fayita? Bamaze gufatwa matekwa. Nyuma yuko ngo abangaba bamaze kugera hano igisheberi, abagiye umuhanda, urumva fayita? Abagiye umuhanda batamanutse uyu mugezi wose. Bageze hano gwinjira Kanzenze ya mbere bita Ikabuga. Ngo bahasanga ambushe ya 23 y'umuzinga. Ngo nta kindi bakoze. Babaconcomoye nangwa babatumuye. Nta kindi bakoze. Ngo uwari uri imbere babonye bari mutamitsemo. Abandi ngo bahise bazirambitse. Ntago birukanze. Abarenga 10 nabangahe? 10 nabo. Bahita bamanika intwaro zabo. Umva itegeko no guhita ukura mu magazine ukayifata mu kiganza, yindi ukayifata kandi ikindi kiganza kigafata imbunda, undi ugashira mu kirere. Nta bintu byinshi. Bongo ntago bashize mu kirere. Bo bagiye bazita ku ruhande. Bajugunya iruhande. Barangiza bakazitaza. Amaguru amaboko barayamanika. Baravuga ngo waruri imbere yabo. Urabona aba barashano igisheberi. Gisheberi hejuru hari ahantu ihuriye, hari ahantu hari inzira ebyiri. Imwe imanuka iza Kabuga Kanzenze, indi imanuka igisheberi iza ahangaha ahahoze hari mure. Ahahoze mure umanuka ujya ku paruwasi. Aba rero abakomeje kugenda biruka mu muhanda baguye muri yambushe, uwa mbere bamurashe baravuga ati twatubayeho kabaye. Urirukanka barakurasa. Uri hakurasa karakubaho. Aba banyuza hano bose bahise bafatwa matekwa. Bahise bafatwa matekwa. Ubu ni imbohe za M23. Ubu ngubu M23. Ubu ngubu bakangu babazamuye Nyamitabo mu centre. Ikikwereka ko M23 noneho nta mikino. Bari serious. Nta byo kubajyana ikirorerwa, nta byo kubajyana iburungu, babicaje mu centre ngo reka tumanze twasoza utuntu twacu tubone gukurikirana ibyanyu. Ira defense yo muri Nkuba hari irushangi. Ngo bahasanze stoke y'ibijumba n'amateke n'ibiki ibyahiriyemo. Ngo abana bari kujya kuryinyotse. Stoke y'abazarendo. Y'ibijumba n'inyotse n'iki byose. 23 yamaze kwatwika. Irakomeza imbere. Abaturage rero bari bagiye mu mazu no mu nsina. Baje na defense bashwanyaguje ukuntu ari gushya. N'abaturage niko ngo bari kujyagenda muri stoke bari kwikurira mu bijumba birira, bari kuvuga ati muhabye mubahabye mubirukeho ati mukubita ingegera mukubita imbwa. Ubu ngubu rero fight kugira ngo bikwereke ko M23 nono nta gahunda yo gusura inyuma. Nahangaha muri Nkuba iracyahari. Yavuze ngo na mu gitondo irabyukiriza. Abazarendo bagira ubujura. Irabyukiriza. Ni ikikwereka ko M23 rero yajije. Nta gahunda uwo bita Kamonyo amakuru angezeho ubu ngubu nuko yamaze kuva muri centre ya Muheto yazamutse hejuru. Nivuga hejuru ni he? Ni Busihe. Ubu niyo yicaye. Yazamutse za Busihe. Abandi bari kubara kurwana hano za Mwumba. We yamaze kugera i Busihe. Arahunza arimo arahunga. Uwo bita Kagiri mu mwanya wawe. Kagiri. Y'amasengesho. Uyagiye ku musozi yagiye mu butayu. Kwa kwihanga nimba nabyita kwihanya gasani. Bishobora kumubyarira amazi nk'ibisuzo. Rwa rutare yaseseyemo kuzaruvamo. Bishobora kuzamugora. Bizamubize byoye. Bishobora kuzamugora. Ubwo rero fayita mu gitondo niho turabazanira ubu ido no Muheto turabye ese Muheto none bayikandagiyemo za Kibugo bagezeyo igacyazo bagezeyo. Operation mu gitondo ngiye kuyikurikirana ariko aho bihagaze ubu M23 igihumbi kwijana guhera Kanzenze ubugarura za Kirorerwa. Ibyo bice byose ntashatse gusubira mu ko ni byinshi byose. M23 yashizemo ingabo none yibaza aho yamanuye ba makaske ngo bari kujya babona umuzarenda gatitira akaba nkufashwe n'amashanyarazi. M23 yabonye abo kujya haraza ntuza za Rwindi yarangiza ikagira nabijyana za Nyamitabo. M23 abasirikare benshi munifite gahunda. Abasirikare benshi my special forces zirimo zirakoranaho. Ubwo rero buriya muri Nyamitabo muri amasaha mfite drone zirenga 7.
zirenga 7 zimeze ziki ziri kuya zigenda hejuru urumva kugira ngo ko Eugene Official ikaze urumva buri hari ahantu ushobora kujyamo ukabura ama network ariko aho bita ikibirwa abantu bahazi fitemo drone haryamye nebaze drone ya kibiri ikibirwa muzajya mumenyera ko twateguye ibintu byose tufite kibirwa kibirwa hara muri cool drone yanjye iri kujya imbwira ngo hara hakurya kuri barriere ndi kuhabona ba makaske nge ndi kubirebera byumenya ariko niba twe tubabwira tuti na hano ku kibuga cy'indege baragira akantu gato agakubita hirya agabati ku mashuri y'ikabuga ndi kubabona ikanzenze hino ku kiraro kanzenze ya mbere ndi kubareba ngo bari gufata utuntu tw'utuji bagenda bisomera ndi kubareba hanyuma abandi bakajya baza bavuga ibintu tutazi fayita twikomereze Minova naho ngo ariko biriwe muri sharing ngo ariko hari n'umumama wabigendeyemo aho bitazakiruka na ahantu bitazakiruka ngira ngo nituvuga kiruko abantu benshi umaze kwamenyera ni imisozi icungamiye Minova izengurutse Minova donc uwo kiruko no umusozi nawo uri aho hantu hamwe n'umusozi wa Ndumba yegeranye iteganye na Ndumba ndetse na wa wundi baherutse kugarikamo abarundi benshi cyane uherutse kugwamo suko iherutse kwirasira ngira ngo abenshi ntabwo muzawe bagirwa Karungu inose ni imisozi iri hara muri za Minova amakuru dufite urumva aremeza ko ngo sharing umunsi FARDC biri ba sharing bavana muri Minova banaga cyangwa se baransa arya no kuransa muri za kiro birwe baransa nyine bajugunya vegrema yabo hanse avegrema mu ibyo bice banaga final rero byaje guhitana umumama uyu mumama ubu tuvugana rwose sina makosa byarangiye yitabye Imana byarangiye bakunze Eugene Official ibi byose ni ingaruka za Gisekedi udashaka kureka rwose ngo yumve afatanye n'ababa M23 bubake igihugu kizira ikitwa icakubiri kizira ihohoterwa n'ibintu nk'ibyo byose nibyo bintu barimo bararwanya cyangwa se bashaka guhagarika ariko ukabona kwitwa Gisekedi sina makosa ntashaka kubikozwa twari inkuru ngezeho ko hari umukuru muzarenda uremereye umaze gufatwa akakanya arafashwe ari reportinze arafashwe apana kwiripotinga arafashwe mvuga iki ndeka iki arafashwe mvuga iki ndeka iki ubu ndavuga iki ndareka iki hari umuzarenda bitaga Hakiza uyu nguyu rwose ngo yari yaraturutse za Gahira ariko ngo ari muri Muheto ubu ngubu tuvugana amaze gufatwa ubu ngubu mpaye amakuru yampaye saa 8:39 nibwo yaguhaye nibwo yampaye nabibonye harenzeho umunota umugabo ngo atawe mu mvuto arafashwe ngo ni nyuma yuko abasirikare be bamutaye bariruka ariko burayanarashwe ushobora kuba bamugubanyije nk'amatako akaba atarimo arashobora kugenda akaba ari byo bitumye bamugwa amakuru ufashe birukanse bageze hano za Kanzenze we yinjira mu nzu yarananiwe wenje mu nzu yarananiwe hari ukuntu aba afite ibiro byinshi uramuzi ubundi usanzwe umuzi kabyibushyera yatami urayuriye umusozi wa mbere yuriro wa kabiri ku biro nk'ibyanjaha wa kabiri kumirinda ukabira agateka nicoke muri iyi nzu we ngo bari bamenyeye yuko M23 igera muri ibi bice igasubira inyuma rero bagezemo bagumamo ngo hari umukecuru uje aravuga atariko hari umugabo winjiye muri iya kandi umugabo yaratuzengereje ate mwana wa ate dore yinjiyemo hariya mugende mu barinjiye ngo basanze aryamye munsi y'igitanda munsi ngo uzi ikintu bita igitebo uzi ikintu bita igitebo aba nasuzuguritse bari barengeje ikintu bita umutiba bino bintu bahunika mu bishyimbo ni ikintu cyo cyurutaye ameza aturi imbere ngo bari bagiteretse hejuru y'igitanda ari munsi ndani yagiye mu mutiba agiye mu mutiba sha M23 mbakuri ingofero bino bice ngiye gukoreramo amasuku uyu mugabo nyuma yuko ngo abari bamugaragiye bose bashwiraje bagatatana agasigara ari wenyine telefone yahise azimya icyomba ahita akuramo bateri urumva
ngo yigira gutya ayicocomeka ndani munsi y'igitanda iyo hirya ariko nkari umukecuru waje aravuga ati ibintu mwadukoreye ntago dushobora kubashyigikira ngo igihe Ventura ngo harira aho ngaho kuri bariyeri iri kwitemberera abandi bakomeje iri kugira ngo rero baho twasiga mu ngumwe hirya munsi no mu bisheke ngo hari umukecuru abya ati nimuze mbereke uyu mugabo ngo bamaze kumusosoramo ubu ngubu baramuzamuye mu gitondo ndabahereza ndi ntashatse kubahereza ndabona amasaha yaje ariko mu gitondo tugiye kubahereza ido nido mu munota umwe cyangwa se iminota ibiri. Reka mbagezeho Kanyabayonga, situation Kanyabayonga bihagaze bite? Kanyabayonga ni nka update amakuru dufite ubu ndahita nkomereza ko no muri Rwindi sina makosa uyu munsi muri Kanyabayonga FARDC n'ubundi baracyafite ikintu cy'ubwoba nyuma ko bamenye yuko abasore baba mu kasike cyangwa se special force y'intare za Sarambwe yamaze kugerayo mu bice byose harimo bararifosinga. Uyu munsi FARDC muri Kanyabayonga sina makosa bakoraga sharing ariko nta ugerageza kuvangwa agiye ku advancinga. Kubera iki? Barabizi neza ko basigaye baragenda nabo basigaye bigengesera basigaye bagenda bari kwate ariko se twagwa muri umushibuka mu Ventura puseka cyane sina makosa ubonye update uyu n'umuzarendo baranyandika ati ubu ngubu sina makosa sinkubeshye nihisha mu rugo yagiye yasubiye ku babyeyi singo ubutumwa ubu nihishe mu rugo ngo nani umuzarendo ubu ngubu bamara kugenda arahita yongera asubireyo ngo nihisha mu rugo bubaza uti wagiye ku babyeyi se wabaye umwana wasuba umwana mu rugo uturi mu rugo umeze ute mumbariza uko uturi mu rugo umeze ute mumbariza uti uri mu rugo nk'umusirikare cyangwa wabaye umwana mu rugo baragutuma n'amazi ku mugezi uje kuvoma bari mumbariza ko kantu vuremo akubya ngo musabire ngo Imana imurinde Imana imurinde pe Imana imurinde uyu muzarendo Imana imurinde pe ari Nyamitabo ariko ngo yinjiye mu nzu ari mu gitanda mu hirya akubya atahuga nyabureka umbabare ntuntangaze mu Ventura Mushuti wa ngo mubabare ngo sintangaze ko karimo hereza mbyisomere ndebe ni byinshi urumva byakomeye faye gadusoza ngo bageze no muri defense areka bakabyara none se bumvaga ko barakubita ntibagere muri defense baba we iragize inkuru ya Kanyabayonga faye reka dusoze inkuru yacu Kanyabayonga ubwo nuko nguko nyine barimo basherinze gusa donc ntago bigeze bataka ngo biri basheringa muri eneo za M23 ikirenze kuri ibyo ubu ndatekereza ko ibyaho nyuma yuko tubahaye ikiganiro cy'umugoroba ubu nibwo tugiye gusubira muri archive ndetse no muri drone tukareba uko bihagaze bivuze ngo ibirenzeho cyangwa se kubirenze kubyabaye uyu munsi hari ahantu turaza kubavira imuzi ni muzingo sina makosa dushimire cyane abantu babanye natwe kuva ku munota wa mbere kugeza tusoje like ndetse na share nyaboneka ntimuze kubyibagirwa ariko turabashimye cyane pe kude chapeau turabashimye cyane mwakoze cyane Imana ikomeze kubarinda kandi bane namwe yari fighter ndetse na sina makosa ciao asante sana